nuvuga ngo twayinda ukiri isugi ikira Mariya kuko nageze no kwa muganga biba amayobera. Nageze no kwa muganga mbaza umudokiteri bimbayeho kuko nabanje kwivuza bakambwira ngo ni igifu. Urumva sinanubwo nabikekaga ko ibyo bintu byashoboka utaryamanye n'umuntu. Ubu se nawe yahise atangira kuguharira. Ariko we noneho byabaye bikurusha uwa mbere winyweraga kayoga byibuze nkavuga ntaraye mu kabari. Urumva undi nari gukeka ko yaraye mu nzoga mu kabari kuzaga yinukira inzoga. Ntundi rero byo birababaza kurusha ibyambere. Kukubwira ngo agiye gusenga kandi kumbwira ngo agiye gusenga kandi agiye ku mugore. Naje kubimenya nyuma. Watangiye kubimenya mumaranye nk'igihe kingana gute? Twakoze ubukwe. Ibi muvuga ngo buki nge nta buki nzi. Muri buki rero nibwo natangiye kubona ibimenyetso bimwe na bimwe abyuka ajya kwitabira muri toilette. Nsanga nyine nta magambo atanshimishije na gato. Ari gupanga ubukwe n'undi mugore tumaranye iki? Ukwezi. Mwarakoze ubukwe? Twarakoze ubukwe. Oya. Hari n'abansohokanaga twagerayo nkareba ubugome bw'abagabo nkareba ibintu nyine byagiye bimbaho ukuntu yashobora kwita undi sheri cyangwa akajya kumugurira ifi nawe nkabona yataye umugore we nanjye aje kungurira gutyo nkahita mpaguruka nkagenda kuko benshi bazaga kubaza nk'abantu banzi bati Serina ni muzima mu mutwe. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ndabasuje cyane Imana ikomeze kubarinda ibyo muri gukora byose. Intangiriro z'umwaka wa 2024 zibabere nziza cyane. Nitwa Samu Gakire. Nkomeje urugendo rwanjye. Uyu munsi nkomeje urugendo mu gice ntari mperutse gukoramo ibiganiro. Igice cy'ubuhamya nzi ko biri mu bice mukunda cyane yari ubuhamya bufite icyo buri busigire abantu bari bukurikire iki kiganiro. Ubu n'ubuhamya bwigisha bufite inyigisho cyane ku bubatsi ariko n'abatari bubaka murabyumva ko ushaka gukora mu inyigisho zishobora kugufasha uburyo uzarwubaka rugakomera cyane. Ikaze, amazina ninde? Amazina yanjye ni Kankindi Serine. Seri, umeze neza? Meze neza. Yesu ashimwe cyangwa se assalamu alaykum cyangwa se yeza kuzwe. Yesu ahimbazwe. Ahimbazwe ariko assalamu alaykum hasha. Bahita bakwirukankana rwose umutwe wawe tuba twawubonye kandi ngo mu idini ya Islamu umutwe w'umugore ubonwa n'umugabo we gusa. Yesu ahimbazwe. Ibintu byose biragenda bimeze neza cyane. Tugiye kuganira. Kwega rero impamvu twitwa urugendo nuko ibintu byose biba mu rugendo. Ubuzima bw'umuntu ni urugendo. Ugiye kutuganiriza ku rugendo rwawe rw'ubuzima ngira ngo ariko ahantu turi bubufatire turabufatira ahantu buhamya bwawe. Ahantu watangiye kubona ko Imana iri kukunyuza mu bikomeye kugira ngo uzabe ukomeye cyangwa se ube ukomeye. Nuko ubu uravutse rero urakoze wisanze ku isi. Wavukiye he? Navukiye ku Muhima. Suri gakondo? Navukiye naho i Kigali. Ubu ugeze he? Ko abantu bavukiye ku Muhima ushaka nko gusanga bageze Rwamagana cyangwa Induba. Uracyarimo hano hafi? Wanze ko hava. Baragundiriye. Wize primaire hehe? Ku Kinunga. Ku Kinunga ubwo ni muri Igikondo. Ni Igikondo. Ndi kugira rero dusatire ku buhamya bwawe nyirizina. Ariko ufite isoni. Kandi nigeze nkubona kuri social media. Oya, nta soni mfite. Oya, ko ndi kubona sendi. Uratuje cyane kandi hano ubiyo wahageze nyine ugomba kubwira abantu wirekuye kugira ngo ibyo ugiye kubaganiriza bibafashe. Tubwire ubwo ngewe naguhaye umwanya. Ndajya nkubaza aho biri ngombwa niwe ugiye kutubwira kuko ni wowe uzi ubuhamya bwawe cyane ubutangire nyine uko wabyirutse n'umuryango wakuriyemo se umuryango ari igihe umwana akurira mu muryango umuha uburenganzira hari igihe akura bamukanira hari igihe akura mu muryango w'abantu basenga cyangwa se batanakijijwe mu bundi buryo
ubwo niyo nzira ugiye kutubwiramo uburyo mwarezwe noneho n'uburyo murakoze cyane njye nagize amahirwe mvuka mu bantu bakijijwe bashobora kuba barabatijwe papa wanjye na mama wanjye ndi mutoya kuko nabonye amafoto ko ariko byanze bikunze bari bakijijwe bari bakijijwe mvuka ndi umwana wa kabiri narakuze nk'abandi nakuriye muri Cole de Dimanche nta byinshi najyaga gusenga nk'abandi bana naririmbye muri korali y'abana muri ADPR papa wanjye ni pasiteri ariko icyo gihe urumva yari umudiyakoni gutyo dukurira nyine muri ADPR abana bo kwa pasiteri bo muri ADPR cyane cyane bakura ari byo babaziririza cyane cyane ko n'itorero bari biziriza ni nk'ibiki wakuze bakubwira kwirinda cyane ahubwo se ni nk'ibiki turetse kwa kundi ushobora gucyaha umwana we gukubagana nk'abantu bakorera mu bipangu gusohoka ari ikibazo ntabwo upfa gusohoka nyine biza kugenda ute rero waje gusohoka ubusanga hanze hararyoshye cyangwa oya narakuze urumva narize bisanzwe nkura nk'abandi bana ariko nkura mu buzima busa nkaho butashimishije cyane urumva akenshi hari igihe umuntu nyine bitewe n'ubuzima bwe akivuka cyangwa akigira gute njye nakuze nsa nkaho nibaza nyine kubera ikindiho bitewe n'iki kandi wari ufite byari bitewe nuko ababyeyi nari mbafite ariko nageze igihe nisanga ndwaye amaso kubera ko ariko navutse ariko uko nkura bikagenda bikomera noneho ntako batagize ababyeyi banjye mama wanjye ntako atagize yaramvujije bigeze igihe aritahira nyine ndi kwivuza bigera igihe nyine biracumbagira biranakomera mama yitabye Imana ukiri muto yego mama wanjye yitabye Imana mfite 11 mfite 10 gutyo ubwo urumva ko wari ukiri muto bareze mwenyine cyangwa yashatse papa wanjye yatureze yashatse undi ubwo mwakoranye na step mother mukaso reka mbivuge gutyo mukase rero akenshi abana bakoranye na mukase ntabwo bijya bikunda kuba shyashya cyane buriya mukaso nubwo yagukorera ibiki byose hari igihe usanga ari danje utari kunyurwa ariko hari igihe nyine Imana igucisha mu ishuri kugira ngo cyangwa se kugira ngo nk'iki gihe ngira abandi bana nubake abandi bana ntekereza ko byari ukugira ngo nubake abana babiri mu iki gihe ni iki wabayemo gikomeye ushobora kubwira abana babirimo ubu ngubu babirimo abana babirimo kuri iki gihe nababwira gukomera no gusenga kwikomeza ku Mana gukomera ni ibiki se ubundi biba bikomeye ni ibiki biba bikomeye uyu umuntu arerwa na mukase urumva hari igihe akubwira ikintu kandi cyangwa wenda ari kugucyaha wenda ari nabyo ariko ukababara ukavuga ati iyo abari mama babyitwayemo gutya hari igihe waka ikintu ukabona ntukibonye ukavuga ati iyo abari mama mba nkibonye kandi wenda nta gihari n'iki ariko nk'umwana ntabwo ibyo biba bikureba kumva ibintu ngo ntabyo kandi uzi ko ubushobozi buhari ukumva ni ikintu kigutushije ibintu nk'ibyo ku ruhande rwawe hari ikintu umushinja ku ruhande rwanjye yarakwigishije ubwo kwiga birimo ibintu byinshi abantu babyumve iyo bavuze ngo umuntu yigishije undi ibyo ari byose amasomo hari amasomo y'isi hari ayo tujya ku ishuri kwiga ubwo bimbatiyemo ibintu byinshi utangiye gukora wagize amahirwe yo kujya kwiga ariko sinzi nimba abana bajya babireba ariko abana b'iki gihe basigaye bareba cyane na social media ntaho bagarukira barareba cyane inama nabagira abana bari muri urwo rugero rwanjye guhera kenza kumanura abana benshi bari kujya mu muhanda n'ibyo bibazo bari guhura nabyo
ni ukuvuga ngo ashaka urukundo akarubura donc bigatuma yigenga bigatuma bikihebe benshi bari kuba ibyihebe kubera ko nyine babuze urukundo rw'ababyeyi umwe yabuze umubyeyi umwe cyangwa yabuze bose cyangwa baranahara ariko bariho nyine bariho nanone batariho kuko abana batababona bigatuma umwana nyine akura ameze nk'ikigenge cyangwa umwana ameze nk'ikihebe akigira mu muhanda inama nabagira abandi sometimes abandi bakaniyahura bakiri abana batoya kugira ngo bajye basenga kandi bakomere babe bagabo bagire intego yo kuvuga ati ejo hazaza ndi umwana w'ejo hazaza akareba ejo hiwe hazaza ko azaba akomeye nagiye nkoresha abantu batandukanye ibiganiro ugasanga kubera kuba imfubyi akiri muto cyangwa se kubera kubana na mukase ntabyishimire bigatuma ashaka ibyo nakita imburagihe ego kuri wowe byagenze ute kuri njye kuri njye nyine urumva nanjye bisa nkabyo kagira inkuru rero nanjye bisa nkabyo kubera ko urumva nyine kugira ngo ukure nk'ababana nakubwiye usa nkaho uri gutekereza kure usa nkaho wabuze urukundo usa nkaho wabuze iki bigatuma wigenga nta muntu wo kukugira inama uba uhari nta wo kuvuga ngo arakwicaza ngo akubwire ngo mwana wanjye yego papa yarabitubwiraga ariko yashobora kubimbwira nyine bitewe nawe ibyo yumvise bigatuma avuga muri langaje itari iyo kuvuga ngo aranganiza nyine ngo twicare gutya ambwire ngo mwana wanjye itware gutya umukobwa yitwara gutya cyangwa bigenda gutya ahubwo ugasanga ni nko kuvuga nyine biri aho. Watangiye gukundana ufite imyaka ingahe? Yewe batangira kugutereta mfite imyaka nyine umwana wese ubyirutse si ubuntu oya ndi kumvuga wowe 17 18 aba hari abapfa kugutera abahungu bari baratangiye kukundambagiza muri icyo gihe rero habamo n'ibishuko yego ku mwana wakuriye muri ADPR cyangwa se mu idini wabyitwaraga mwute urumva nyine kubera ko papa wanjye ari pasiteri kandi twakuriye muri Cole de Dimanche urumva ntago washobora kubijyamo cyane abo nibo babi rero oya yurungurutseho hanze gato ubu ndabyumva ariko iyo usohotseho gato numenya n'ibyakubayeho ndagira numve experience yawe wakuye mwaho ngaho muri iyo myaka bagutereta nabo muririmbana abo mutaririmbana oya nge ntago nabihaga agaciro cyane bitewe wenda nuko nakuze cyangwa naho nakuriye kuko numvaga nkiri umwana kandi numvaga nshaka guhishema papa wanjye numvaga byanze bikunze nanjye nzakora ubukwe ubwo wirindaga gusambana yes baye barakubwiye ko nusambana bizagenda ute bambwira ko nyine ushobora gutwara inda bambwira ko ubikoze ushobora gutwara inda sometimes bakanambwira ko ushobora gutaha uri kuva warabikoze se urayitwara byarancitse nk'uko nyine byabaho byarancitse donc umusore reka turebe iyo nkuru rero ibyitangirira abantu ukuntu byagenze ute umusore yarankunze igihe gito kwa kundi ashobora kugushuka urumva yaranshutse ati ngwino ndarwaye yazaga ku gipangu akigendesha akambura noneho ambeshya ko arwaye ariko uwo munsi yari mfite ikibazo cy'amafaranga bikomeye numva ko ninjyayo arampa amafaranga y'ubuntu numvaga nyine ndatera inju gato yampera ubuntu ubwo naragiye aranshuka nyine birangira mfashe ku ngufu byagushutse ati ibyo bintu rero buriya impamvu tuba turi kugira ngo abantu babimenye tuba turi kugira ngo turamenya amayeri y'abasore kuko hari umwana w'umukobwa uri kureba iki kiganiro nihagira umusore utangira kunyura mu nzira nk'izuwo yanyuzemo azahita avuga ati hariho nabonye watewe inda binyuze muri ubwo buryo ego yarambwiye ngo ararwaye urumva muri iyo minsi yinyuzaga ku gipangu cyacu yarambuze
akampamagara ngo ngwino ntiduhure, yahisemo kunyandikira mesaje ambwira ko yarembye kandi ari njye watumye arwara. Ansaba imbabazi ngo nze murebe, yararwaye araryamye. Urumva rero kumva umuntu arwaye n'iki kandi nishakira n'uduce. Ugira impuhwe. Ngira impuhwe. Njyayo kuko nari nimubwiye ngo impamvu numvaga nshaka n'uduceri, yarambwiye ati tega nta kibazo ndayishyura. Numva ko na twa duceri ndi butubone nashakaga nyine. Yaratuye he? Mwari mutuye he? Mu Gatenga. Mwe mutuye? Mu Gatenga. Twari dutuye Kicukiro. Yego. Ubu wuriye moto rero nk'abandi bose. Nubundi ajya gutwara inda bose burira moto. Nta muntu ndabona wagiye n'amaguru ngo atware. Arancuka dushiduka nyine byarangiye. Ibyo bintu rero buriya nibyo bintu bijya, ibyo bintu abakobwa kenshi cyane b'abarokore bajya babibeshya abantu ngo dushiduka. Twaragiye urumva naragiye nyine nkureba umusangayo usanga arwaye araryamye. Nimba ararwaye ntago mbizi, ariko nasanze nyine aryamye. Agira kunsaba nyine, yaransabye ndamubwira ngo ntago uramwima. Ndamwima, ndasohoka akoresha imbaraga ze zose nyine, nanjye ngerageza gukoresha utubaraga twanjye turanshira. Haya wabigeze nk'ubushake. Ahubwo njye nawe uba numva ukuntu yagufashe ku ngufu. Yego. Yamfashe ku ngufu. Urituriza. Umenya ribu yari itaraza. Ahubwo biriya bintu biba byabaryoheye, niyo mpamvu mutabivuga. Ngo wanasanga warasuye bwa kabiri. Ugira ubwoba kubera ko nyine urumva nimba narakuze ntabasha kwegera umubyeyi wanjye nk'uko bikwiriye neza, wenda ngo cyangwa ngira umujyanama. Ubundi ababyeyi ikintu mba nshaka kusaba ababyeyi nuko baba inshuti z'abana babo. Donc ukaba nyina cyangwa se ukaba ariko ukaba n'inshuti ye. Kubera ko rero icyo gihe nta ndwara n'inzi n'ibyari byo. Yego. Nabimenyeye kwa muganga. Ubwo impamvu naringiye kubikubwira muri ubwo buryo, hari umumama shobone nabonye ari kuvuga ngo yagiye gusura umusore ngo nta nubwo yigeze amudeverija, yamurangijeho ahita twita. Iyo experience yo gutwara inda nka Sani yitwariye muri piscine. Kandi iyo muvuze ngo urumva ngo nashidutse, Eida hari igihe yagutwaye ubusugi koko akabikora. Hari n'igihe ushobora gutwara inda, ibyo birashoboka atabikoze. Yego. Nanjye biri muri izo nzira, ariko ntago urumva ntago yageza gutwara ubusugi, ntabyo yakoze. Ntago yabikoze. Nuvuga ngo twaye inda ukiri isugi. Ikira Mariya. Kuko nageze no kwa muganga biba amayobera. Nageze no kwa muganga mbaza umudokiteri bimbayeho, kuko nabanje kwivuza bakambwira ngo ni igifu. Urumva sinanubwo nabikekaga ko ibyo bintu byashoboka, utaryamanye n'umuntu gutyo bitumye mbivuga, ariko bikarangira no utwite. So rero nta kintu kibaho. Bivuze ko mutaryamanye se yaguteye ndamuhagaze. Bisa nkabyo, ariko niwo bwa mbere mbonye umuntu bateye indahagaze. Ubundi se bibaho? Oya ntago ariko mvuze. Rwara urugero. Oya turi kwigwanira. Nuko uratashye? Mba ndatashye hashize igihe natangiye kurwaragurika. Rero kubera kutaganira n'abantu nari meze nka cyabahungu n'iki, ntago naganiraga n'abakobwa. Sinari nzi ko rero nanasamye kubera ibimenyetso by'abantu rwose. Nkanavuga ati disi ndishakira akanyomoro, ndishakira numva ibindi byose ntabishaka. Urumva ibimenyetso ngenyine narabyitangiraga, ariko kubera ko batatekerezaga ko icyo kintu nagikora cyangwa se cyambaho ntawagitekerezaga. Nawe ubwawe nta nubwo watekerezaga ko ibyo byarindi wakoze bishobora kuba byarabigize icyo. Ibyo kuko nyine bitabaye, ntago navuga ngo nabihaye agaciro. Ntago nabihaye agaciro cyane. Ntago nzi ko byakunda, kuko na dogiteri akibivugana namubajije ngo bishoboka bite, nabo bibabera amayobera. Dogiteri ndabimubwira ukuntu byagiye. Wari wajyanye nandi kwa muganga? Papa yaranjyanye ansigira mukuru wanjye. Urumva bose bakubiswe n'inkuba, ibyo tubiveho. Hoya ibyo bintu birigisha abantu wibisimbuka. Nuko ubugiye kwa muganga? Yego mba ngiye kwa muganga. Urumva nyine kugira ngo umubyeyi yumve icyo kintu
ni ibintu bibabaje cyane kandi umubyeyi abyara umwana azi ngo yumva nyine amutezeho ikintu cyiza kwa mba ndamutengushye papa wanjye n'abavandimwe banjye nyine umuryango wanjye uwo munsi reka tubanze turebe uwo munsi mukuru wawe arabimenye niwe wari wakujyanye donc urumva dogiteri kuko twicaranye arambwira ngo ndatwite ari ibintu bintunguye ntakekaga mba nkubiswe n'inkuba nashatse kwiyahura muri icyo cyumba kumbi dogiteri yabimenye banyohereza mu cyumba nzi ko banjyaniye mukuru wanjye kumbi bankiza ahantu hatari n'ishuka hatari n'iki kuko iyo mbisangamo byari kuba byarangiye ariko dogiteri aza kunsangamo ndabimuganiriza ndamubwira nti umbabarire ubihishe mukuru wanjye ntubibwire mukuru wanjye kuko numvaga nyine nanjye ntabwo numvaga ngo nibabimenya biragenda gute gusa numvaga ubwoba muri njye nahise nkubitwa n'inkuba byarangiye abimubwiye byarangiye umuganga anyubahirije arigendera mukuru wanjye ajya gushaka ifishi aravuga se baguhaye ibitaro baguhaye iki bundi urwaye iki ajya gushaka nyine ifishi kandi ni umuganga nawe aranabyaza urumva rero kumuhisha ikintu nk'icyo arangije arasoma ifishi nyine nawe akubitwa n'inkuba arambwira ati biriya nibyo cyangwa ndi kurota ubwo nuko natangiye nyine kwibaza noneho rero inkuru igera mu rugo papa wanjye nyine urabyumva ntabwo yabyakiriye neza umwana w'umutambyi umupasiteri ari kumwe n'abantu bamubwiye iyo nkuru yahise yumva acanganikiwe hari ubundi buryo bagufataga ku buryo bari kubikeka hari igihe umwana twita bakavuga ati none twari dusanzwe tubona uyu nguyu we yaringurutse urumva bose byarabatunguye baratunguwe bitabaho ubu baba barakwakiriye rero bya bindi byo kuvuga ngo umubyeyi baranyakiriye uko byagenda kose kubyakira biratinda kubyakira ntibyakunda baba baranyirukanye uyu twite nk'inda y'amezi ubwo nari mfite nk'amezi 2 nari ndi kurwana nabyo nyine muri icyo gihe nyine urumva byari nanjye sinumva nta nubwo ndi gutekereza neza icyo gihe numvaga ubuzima nabwanze numvaga ngomba gupfa uko bigenda kose ngira amahirwe rero donc urumva ni nkaho ari igikuba cyari cyacitse iwacu byakomeye menya ari njye wa mbere byari bibayeho doprisi inyuma yanjye hari abana bagera muri bangahe byari hatari kandi b'abakobwa ukumva nyine papa ndamwumva cyane impungenge yagira cyangwa se agahinda yagira banyirukanye rero kubera ko urumva nawe yarataratoza nanjye ubwanjye sinari ntuje banyirukanye byaje kurangira uwo muhungu abyemeye arababwira ati uyu mwana yari vierge icyo mu ntegeka cyose ndagikora ubwo rero umuhungu yakoze ibishoboka byose ibyo bamusabye ibyo bambaza icyifuzo cyanjye musaza wanjye ubwo aramubwaniza arababwira ati rero naze tubane nuko nagiye uragiye urishingiye ugerayo rero ku muntu wagufashe ku ngufu urukundo se rwari ruhari ntago rwari kuhaba nari uwo kujya mu buriri gusa kurira kubera ibintu bimbayeho kandi numvaga ko ari umugomo uwo muntu kubera ko umuntu ugutandukanyije n'umuryango umuntu uguteranyije wabivuga ngo aguteranyije ariko nanone yaragukuye mu isoni kandi nyine urumva mukuru wanjye nanjye yarabimbwiye yarambwiye ati abandi barazibatera bakabitakana ntumenye ngo se umwana umenye iki akakwitakana wowe ugize amahirwe ari kubivuga ko yabyemeye ariko ntabwo nabishakaga kwamba ngiyeyo gutyo nyine nibirebere yego ubu byariye imfura kubera bya bikomere kubera ibikomere ubusanganywe kubera ako gahinda uteje umuryango bituma nyine nawe utubaka nk'uko bikwiriye cyangwa ngo wumve ko ugiye mu rukundo kwa byagiye biza gake uko yagiye anyegereza wagiye kumubyarira imfura watangiye kumukunda yego buriya umuntu aguteye inda ya mbere ushobora kuba utabyumva ariko iya kabiri iri biri kugenda ishimangira ko buriya nta n'ahantu ufite ho kujya agufite umwana wa kabiri rero umwana wa kabiri kumubyarira umwana wa mbere
noneho wahise nyine wumva abaye papa w'umwana wawe. yego nahise urumva kubyara bwa mbere bamubwira bati Celine yabyaye, akirukanka akazana ayo mashuka, nta nubwo yajyaga kuzana ayo dufite, yajyaga kuguhita agura byo, yahitaga bigura akabizana, nyine ibyo byose bituma umukunda. Ntangira kumukunda gutyo, uko yishimiye umwana, uko yatwishe, donc uko yitwaye uri kunda, bituma nyine urukundo rugenda ruza. Nuko rero ubwo rero uwa mbere urumva, ubwa kabiri byahise byihuta, nahise nsama byihuse ahubwo. Yese yongera urumva rwa rukundo rwabaye rukundo nta ubwo umwana wa kabiri rero nawe baraje. Yego nawe baraje. Mu muryango byari bimeze bite, imibanire yawe n'umugabo wawe mu rugo? Byari bimeze neza, urumva byari bimeze neza, ariko ku wa kabiri bigenda nabi, tangira kuza nk'amakimbirane. Yego. Avuye kuri nde? Inshuro nyinshi mubeshyera abagabo, wabona ugiye kumubeshyera. Ntago namubeshyera. Ubu ntiwanavuga ati ninjye byavuyeho, ariko nabuze nk'umuntu uzaza kumuhamya umunsi umwe ambwira ati genda naniye umugabo wanjye, ndamunanira pe kubera ko ntamushakaga. Oya, urumva kuko njye ntago nta zindi ngeso mbi nagiraga, donc urumva umuntu ukuzanye mu rukundo gutyo agahita gutenguha gutyo, bitangira kugenda bintungura nyine, bintungura, atashya amajoro bitabagaho, burakeye ejo ntatashye, birarenze, wamuhamagara ukitabwa n'abagore nanone bakakubaza se ubundi ubumubaza ni uruhinja arataha igihe ashakiye. Si yari umurokore se? Oya. Ntabwo yari akirijwe, nagira ngo ubwo wenda yabaga yagiye nko mu masengero. Oya, yari yagiye kunywa, ubwo narabyumvaga nyine wenda ko ari kuganira n'abandi bagabo, kuko ariko yambwiraga iyo umuntu ari ku gacupa bari kuganira n'abandi bagabo, ubwo nuko nabyumvaga, ariko iyo namuhamagaraga nkitabwa n'umugore numvaga nsubiwe nyine. Ubwo bitangiye kuba ku mwana wa kabiri. Ku mwana wa kabiri. Watangiye kwiyumva ute sasa nk'umuntu wari utangiye gukunda umuntu ukabona atangiye kugutenguha? Numvise nyine ande muntu wa mbere wabibwiye utangiye kumva hari igihe ibintu bikurenga ukumva nyine ukeneye umuntu wo kubiganiriza? Urumva kubera kubura umuntu ubiganiriza, urabibika, kubera ko nakubwiye ko hari igihe nyine utagira mama wawe, cyangwa ukabura umuntu muri inshuti wumva ko wabwira icyo kintu, cyangwa ukumva nanone ntabwo ubishaka kubijyamo cyane. Navuga ko byagenze numvaga nta muntu nabibwiye, nabibitse muri njye, nguma mbibika muri njye, bigeze igihe nyine ndaturika, nahereye kubibwira abavandimwe banjye. Inama ya mbere bakugiriye ni iyihe? Inama ya mbere niyo gusenya. Oya, ntago bangiriye iyo nama. Ubu ukihangana wasanga ubu ukiri yo wubatse. Bo bangiriye inama nyine bambwi, urumva kuko ubwa mbere bwo nagiyeyo nyine kubera bya bikomeye ninjiranyemo iwe, numvaga ntago nari nzi ngo umugabo baramumesera, sinari nzi ngo umugabo bamutekera gute, sinari nzi ukuntu bafata umugabo, kubera nyine ukuntu nashatse mubutse ndi na mutoya, ntabyo nabaga nzi, ariko bumvaga nyine ko ari ibyo byose biri kugenda bibidurubanganya, ntarabimenya, ariko nari naratangiye kubimenya, nabo ubwabo bagenda babyibonera noneho. Bagenda babibona. Bagenda babibona, kuko urumva umugabo iyo agiye, umugabo mugashyira akantu kuri konte, wajya kuri konte warihirinze ngo ubwo mugiye kubaka ugasanga ni vide konte, ubwo nyine uhita ubona Nyabugogo yose, hari Nyabugogo icyo gihe, mbona Nyabugogo yose iri kuzenguruka, uzi kuba mufite amafaranga runaka ahantu, ubwo wenda uvuga ati kangiye kurebamo duke abana bagiye kubwirirwa, ugasanga ni vide kandi umugabo amaze icyumweru adahari. Uhita wumva ucanganikiwe nyine. Wigeze muha umwanya muraganira, muricarana muganira ku kibazo uri kubona kiri ku rugo? Ari mu bantu banyigishije n'ukuntu ingo zubakwa, kubera ntabyo nari nzi. Yaricaye ambwira ukuntu umugore afata umugabo, ambwira ukuntu umugore yitwara mu rugo, ubwo urabyumva nyine byose. None ibyo byose yarebaga nk'umuntu muri famiye akabinganiriza, nahitaga mbikosora. Ariko yakurutaga? Yarandutaga cyane. Yakurushaga imyaka nk'icumi? Okay. Yarandutaga. Ubwo rero urumva
sinzi ukuntu nabivuga, sinzi ukuntu nyine byagiye biza gake ntabwo ubundi umuntu ujya kuva mu rugo ni byinshi aba afite byinshi mu mutwe. Yego warabyihanganiye kudakomeza kwihangana se kuko kwihangana bitera kunesha. Yego ndacyakomeje wenda wari kumusengera. Oya byahuhutse umunsi yabyutse ntacyo mutwaye mu ijoro arambwira ati byose ni hahandi. Arabyuka kumbi yazanye inyundo ayishyira munsi y'igitanda aravuga ati byose ni hahandi n'ubundi ibi n'ibi sinzi ibyo yahereyeho avuga ikiduka agiye kunkubita inyundo mba ndabyutse ngize gutya ifata hano akaboko kabyimbye gutya nkareba sinzi nanjye aho imbaraga zavuye mba ndamufashe nyine ntiyanyica. Twari dufite umushyitsi niwe wirukanse uwo mwana yarirukanse nyine ajya ku murenge ubundi nakubitwaga sinari nzi kuregana ngewe sinari nzi ngo bajya ku hehe ariko umwana yahise ajya kuzana ba bantu barari rondo abanyerondo ajya kubazana abazanye nyine yagiye ku murenge kwa bahita bahamagara hafi imidugudu ingahe bose bahuriye aho ngaho baramubwira bati reba nk'umwana nyine byandi bagiye kubonga arababwira ati baravuga ati reka bajyane ino nyundo noneho ikirego bazagitange ejo tuzaze kwitaba. Umugabo aravuga ati ni byinshi namwicisha hano bari bavuze ati wenda no kubera gusinda n'iki baravuga ati umuntu ntiyanasinze baramujyana gutyo nyine ku murenge agezeyo nyine bantumaho mu gitondo ujya kumusabira imbabazi cyangwa undi abagore ubwo yagera avuga ati mu umugabo wanjye dutaye bamurajeyo urumva nanjye mfite umujinya n'ukuntu nari ngiye gupfa ubwo nyine urumva no mu rugo bahita babimenya. Mukuru wanjye nyine aza turi kwa muganga kuri polisi hariya ku murenge wo mu Gatenga baramubwira ngo ndebera nk'umwana wari ugiye gukubita wari ugiye kwica ngo ese buriya n'uriya ngo ubu ni nk'aho bakwishe byarangiye barambwira ngo bagiye kumanura muri 1930 icyo gihe niho bafungiraga imbabazi tuva aho batwunze dusubirayo musubira ku bana kuko mukuru wanjye yari ahari urumva nyine numvaga ko byibuze agiye kumwinginga ati mwoka byaramwe bigenda gutyo kandi niko byanagenze tuba turasubiranye. Nta mpamvu yo kwifungishiriza umugabo burya yashoboye gusaba imbabazi burya rega yarazisabye biba byiza cyane noneho kugira ngo uruvemo mutandukane kugira ngo nduvemo yari yaragiye n'ubundi amaze nk'icyumweru adahari kandi ni ibintu natekerejeho igihe kinini ko nabonaga n'ubundi bidateze gushira bidateze guhinduka. Ubwo rero icyo gihe yagendaga nibwo byampaye imbaraga cyane zo gutuma mpaguruka nkagenda. wasahuye urugo iyo umugore agiye umugabo adahari aba asahuye urugo divorce twaragabanye ndagabanya ntago bibaho ibyo bintu uzi ko babirega uvuga ngo yo wagiye umugabo adahari byitwa ko wasahuye urugo none se ibintu mwari mufite warabigabanyijemo kabiri neza sorori nimba ari 5 namuhaye 3 cyangwa 2 ibikombe n'amatasi nimba ari bingaye ubwo twagiye aho ubusahuye urugo kuko mu binyuza mu buyobozi nibwo bubagabura. Ikindi abuyobozi bwari bwarigeze kuzereka umva bari batuzi mu Gatenga aho twabaga hose bari bamaze kutumenya. Ibaze hahandi ujya kwa muganga ujyana umwana kwa muganga bakakubaza ngo umwana yitwa gute byambayeho shaka izina ry'umwana ndaribura urizi waracanganyikiwe ndavuga umwana wanjye yitwa ngo iki abaganga bati noneho kugira ngo rero abantu bose muri service bakora bajye bamenya kwakira abantu umuntu ati ntago uzi umwana wawe guhora mubyaye nta mubyaye ariko muri ayo magambo yose bari no kuvuga nta nubwo harimo no kunyibutsa byibuze bituma nyine nanjye sindavuga ngiye guhamagara umuntu mubaze ngo umwana yitwa nde ngiye gukoresha mituweli ubwo nyine byarancanze ndibagirwa neza ubwo se waba wibagiwe gutyo aza umuntu wibagiwe izina ry'umwana nari naribagiwe neza nyuma barambwiye ngende nicare ntuzi ndicara
sinzi uwo nahamagaye ndamubwira ngo umwana wanjye yitwa nde mfite nde nande rumva ngo ako gahungu nari nakibagiwe neza rero ubwenge bwaje kugaruka sinzi uwamumbwiye kuri telefone mpita njya kubivuga mbibwira abaganga nyine ukuntu yitwa mpita mbyandika ahubwo ahantu ndagenda ndabibabwira ubwo urumva nari ntangiye guta umutwe muri make ubwo nahagurutse rero bimeze gutyo ntameze neza ubu uvuye mu rugo uragiye ugiye wasubiye mu rugo ku babyeyi cyangwa wagiye kwibana nasubiye kwikodeshereza wasubiyeyo cyangwa nibwo wari ugiye mu rugo hari kure nagiye kwegera akazi ubaho se uri mu bikomere cyangwa wari wamaze kwiyakira ko uri usingo mada nk'abandi bose nari ndi mu bikomere kubera ko urumva kwiyakira ntabwo biba byoroshye ariko ubwo nari nafashe umwanzuro ntakuka kubera ko nyine nari maze kugerageza byanze buriya umuntu ari mu bikomere cyane cyane by'urukundo yomorwa n'urundi rukundo so nyine ukuntu byagenze naragiye ndamenyera umara igihe kingana gute uri aho uri muri depression namaze nk'imyaka 2 ufite depression namaze nk'imyaka umugabo yakubwira ko agukunda ugahita ureba hirya umugabo yakubwira ko agukunda ugahita uvuga ati cyane ku buryo hari n'abansohokanaga twagerayo nkareba ubugome bw'abagabo nkareba ibintu nyine byagiye bimbaho ukuntu yashobora kwita undi sheri cyangwa akajya kumugurira ifi nawe nkabona yataye umugore we nanjye aje kungurira gutyo nkahita mpaguruka nkagenda kuko benshi bazaga kubaza nk'abantu banzi bati Serina ni muzima mu mutwe kubera nyine nahitaga nturuna filime utangiye avuga ngo sheri hahitaga hagendanye ugahita uvuga ati ubu ngubu uyu nawe ataye umugore nk'uko nanjye bantaye nyine nkareba wa undi wambaye ari kurya amafi hehe nkabibona gutya narangiza nyine nkabona nawe aje kundi kandi umugabo yaguraga amafi we watetse intoryi disi mu rugo akaza yijuta yasanga wagize amahirwe wabonye imvange ngo sigo nk'ibi ni ibiki ba watetse ukumva nyine nabyo ni hatari ko numva wabibabariyemo bino bintu iyo wansohokana gukazana ibyo bintu Fazari wansohokana ariko ntuvuge ibyo ngibyo byo kuntereta no kugira gute kuko iyo waneretaga nahitaga ubundi wari ukeneye guteretwa n'umuntu uzana ijambo ry'Imana bari abantu buriya bitwaza imirongo ya Bibiliya baromora ngwe story se niko byagenze kagira inkuru niko byagenze za nkuru ziraryoha haba haje umuntu yigize umurokore cyangwa yari we se twavuga ngo iki ubwo yari we pe ari umunyamasengesho aririmba cyangwa ari umuhanuzi ari umuvugabutumwa abo bo mubumva vuba cyane umuntu uvuga ngo Imana iravuze ugiye mu ijuru rito kubera ko nabonaga n'abantu bagenda bagiye gusenga nyine umugabo afite Bibiliya afite ishakoshi y'umugore we nkumva gushaka umurokore ntako bisa yego ubwo nyine tukagenda nkavuga ni Imana nanjye wazampaye umugabo basi usenga utajya ku kabari utajya mu bagore yaje yiruka Imana yaramuzanye se cyangwa hari ukuntu Imana yaramuzanye pe Imana yaramuzanye ariko ikintu nkundira Imana yari yampaye amakuru ariko amakuru sinayitaho icyo nashaka yari umugabo yari yaraguha amakuru ameze ate Imana yampaye amakuru imbwira ngo ngiye guca mu bunyerere abantu basenga bo barabyumva cyane nari naragiye gusenga barambwira ngo umuntu arambwira ngo nyine Imana ica mu muntu arambwira ati ugiye guca mu bunyerere nzaba ndi kumwe nawe urumva noneho sinabyitaho ahubwo uwaje bwa nyuma nimugoroba nawe ndamwibuka arambwira ati Imana irakubakiye ntiwumva ahubwo nibyo nashaka kumva muri make wari ukubwiye iby'ubunyerere aravuga ati kare ibyo rero byose by'ubunyerere Imana yagiye ibinyibutsa ndabyibuka ko byabayeho yaraje rero nanjye sinahakanye nikirije nirukanka cyane ko ari umukozi w'Imana ntacyo nshingiyeho ntarebye ngo afite inzu ntarebye ngo afite intebe nuko numva ko tugiye kubaka noneho bigera igihe mukunda kubera ko akijijwe cya kabiri dukoze ubukwe papa wanjye nyine iwacu mbahaye agaciro zari inzozi zanjye nicyo nifuzaga yego
bituma mukunda cyane. Bituma mukunda cyane, aranjyana n'abana banjye sinari kubasiga. Tubana gutyo dukora ubukwe kuko agukunda ankunda nyina mbeshya ko ankunda. Mbwira rero uwo muntu mwari mujyanye gutyo hariho Imana, buriya Imana yavuze, ariko Imana ni nyinshi, ishobora kuba sinzi bari baguhanuriye nimba ni Imana pe. Yego ni Imana kuko ariko nanone wumve ko hari Imana yakubwiye ibintu bire wowe yumviramo kimwe kubera ko ari byo washaka kumva cyane. Bwari ubunyereri kuko n'ubundi nigeze kujya gusenga ibyumba, Imana irambaza iti wari kumenya ute uko baharikwa. Uwo se nawe yahise atangira kuguharira. Ariko we noneho byabaye bibi kurusha uwa mbere we inyweraga akayoga byibuze nkavuga ntaraye mu kabari. Urumva undi nari gukeka ko yaraye mu nzoga mu kabari kuko yazaga yinukira inzoga. Ntundi rero byo birababaza kurusha ibyambere. Kukubwira ngo agiye gusenga kandi kumbwira ngo agiye gusenga kandi agiye ku mugore. Naje kubimenya nyuma. Watangiye kubimenya mumaranye nk'igihe kingana gute? Twakoze ubukwe. Ibi muvuga ngo buki nge nta buki nzi. Muri buki rero nibwo natangiye kubona ibimenyetso bimwe na bimwe, abyuka ajya kwitabira muri toilette. Urumva abyuka ajya kwitabira muri toilette. Donc urumva umugikora ubukwe ntago icyo kintu wagikurura. Yego. Ntago watekereza ko wumva nyine ko bamuhamagarira akiri muri toilette. Ubwo umunsi umwe rero nza kubyitaho se rimwe kabiri gatatu. Oya ubwo urumva yari yarambonye ko ndi karezi nyine n'ubundi aza nkongera nisheri twiryamire. Avuye guhamagara inshoreke guterekta. Ubwo noneho nyine ambonamo karezi kwa agiye koga umunsi umwe nyine nibwo nayifashe ndareba. Nsanga nyine n'amagambo atanshimishije na gato, ari gupanga ubukwe n'undi mugore. Tumaranye iki? Ukwezi. Mwarakoze ubukwe? Twarakoze ubukwe. Oya. Nibaza uwo muntu ntago yabaga muri telefone ye n'ubusanzwe, nibaza ajya gutumira yarabrotse. Ukibaza nyine bikaguca. Nukuvuga ngo mu kwezi kwa buki we yari gupanga ubundi bukwe. Yapanga ubundi bukwe twarakoze ubukwe. Ubwo yansabye imbabazi, abonye ko nabibonye yansabye imbabazi. Yansabye imbabazi ndamubabarira ambwira ko barekanye nyine na wa mukobwa uretse ko we yari seriye ngo bari bamaranye igihe. Umukobwa twarivuganiye bari bamaranye igihe kinini. Bivuga ko nyine yari ari muri Hago disi washakaga kubaka. Washaka kubaka cyane. Nuko zigenda zinyerera mu gani ariko. Noneho urumva kugira ngo wongere utekereze gusenya. Yego bwa kabiri. Uri umunyamafuti. Umva ko ari udashobotse. Donc abantu societe bose bagufata ko ari wowe udashobotse. Bamfashe ko ntashobotse nyine abantu. Ubwo uwihanganye igihe kingana gute? Ibyo bintu utangiye kubibona muri buki, ntabwo muri buki ari bwo wahise. Oya, muri buki narihanganye bishoboka ariko. Narihanganye bishoboka, noneho birangiza bikubitana n'umugore yateye inda. Kumbi twakoze ubukwe hari undi yateye inda. Umukobwa kibimenya rero yarahagurutse arasizora. Aranyandikira ahamagara umuhungu yari yaramubrotse nako umugabo. Yari yaramubrotse. Amubrotse aramubwira atese yaramubajije yaramubrotse amaze kumubroka umukobwa arampamagara. Arambaza ngo arambwira ati ndabizi neza ko yamburotse kubera ko yanteye inda, narabikubwiye twarabyaye ntacyo yamfashije, umwana ngiye kumujugunya. Umubwire ngo ntazigera mbaza umwana. Nanjye mbimfura ndamubaza ntese sheri. Donc umwana w'imfubyi cyangwa umwana bataye gutyo mpita mwumva vuba. Ndamubaza none se kuki ugiye guta umwana kandi sahari? Muzane nkwereke se wowe gusa. Umwana ndamubwira ndure Nyabugogo umumpereze. Ngo yaratuye nimba ari Kayenzi ibintu nk'ibyo by'imuhanga. Ndamubwira rero duhure unyereke umpe uwo mwana muhese. Nta mpamvu yo kujya kujugunya umwana kandi aho ubonye hose. Umuzana mu rugo. Oya nabibwiye papa we, ndamubwira kubera iki se wabyaye ukaba udashobora kurera. Ngo ubuse ngo nabibwirwa n'iki nyine akashaka kunyereka ko amubeshyera. Bigeze igihe aza kubyemera.
ndamubwira rero ugomba gufasha umwana wawe, kumbi ndongeye ndabashyingiye, niba nabashyingiye niba nabahuje tuba twandikishije umwana mu murenge, umugore ati ufite umugore mwiza, nagiye kubagurira tuvuye kwandikisha umwana, twaragiye arambwira ati sheri twandikisha umwana, turamwandikisha, dutashye akora amakosa mabi. Ubu nibwo nkurura ko ari amakosa, kuko twari inyuma umukobwa ari imbere, urumva mukeba kwani mukeba. Arangije arambwira ati sheri ni wowe mutungo mfite, imitomo nyine y'iki kugira ikure muri iryo soni ry'umukobwa uri aho imbere ahetse umwana. Ndambwira sheri ntago umwana agomba kugenda gutyo gusa utamuguriye, ni umubyeyi ari konsa, twiriwe ku murenge, tugende ngo nta mafaranga mfite, tugende mugurire. Njya kubagurira amwonsaho, ndavuga se kutamuganiza kutamubaza amakuru y'umwana n'iki. Ndaterura umwana birakomera, kandi umwana aba ari umuziranenge. Ego umwana rero tuba turatandukanye gutyo nyine. Umukobwa ati hasi hejuru, byabaye hasi hejuru nyine asubirana umugabo we, nimba ari umugabo we. Umugabo rero akikura mu isoni ambwira ati sheri wowe uri uwisezerano, ubundi nagiye kugushaka ntamureba. Numva nyine akanyubaka tu, akampa icyizere ko nta birenze ntaki, ariko nyine akajyajyayo. Akajyajyayo umugore birangije arambwira, ariko hari ukuntu ureba umugabo wawe aguciye inyuma ukavuga ati byibuze umuntu akurikiye wenda ndabona andusha ubwo buranga. Iyo ndusha uburanga akandusha n'amafaranga shaka kubyemera. Nari kubyemera ko yari kujya kuzana amafaranga, ntago twari kubwirirwa, urumva sinari kwihingagura. Iyo bicyuki yarangiza akajyana n'amafaranga agako nari no ahubwo se bamugani kuki ntamuhaye pasi y'abakire. Urumva twarashonje, twarabwiriwe, baradusohoye mu nzu, kandi ubwo uko namubaza ibyo kurya n'undi aramubaza ibyo kurya, urumva, kandi byose nta na kimwe yarashoboye. Nyine ubwo wenda we yarabimuhaga kuko yabwiraga abantu ko we niyimuhaye bibira byakira, kandi twe turi mu nzu hafi ya 40 ingahe, kibazo undi wari mu nzu ya 7 we byarihutaga. Ubwo rero bigatuma birangira bajyanye basubiranye. Araduta yantaga amezi 6 mbizi ko ari kumwe n'umugore. Warabicecetse? Narabicecetse. Waranze kongera? Nari kubibwira kubera ko numvaga ari igisebo, numvaga ari ishyano ringwiri, numvaga ntazi ibibaye. Donc umuntu kwizeza gutyo mukarahira umushatse, kandi warejeje abantu ati arasenga pe, nimba ari uko sinzi. Nabyo biba birabaye. Biba birabaye. Ndi wa mugore yambwiraga ati sheri ngiye gusenga mu masengesho y'iminsi 2 akagenda. Yagerayo nkamubaza ni se ubwo minsi ya 2 washira nanga kumuhamagara ni buri yari bari gusenga. Namuhamagara nambya sheri ngutekera iki, ngende mu kazi ngutekeye. Ubwo navuga ngo mfashe telefone, umugore akambaza ati niko mada ubu mubaza iki muri iki gitondo utera umwaku we? Ati ni iki cyawe yajyanye? Urumva amagambo yagiye anjya mu matwi kenshi. Ndamubwira ubwo nyine ndatungurwa, ndamubaza, najya mubaze nyine icyo ari burye n'ikimumpereze mubaze, ariko urumva aritaga ntungurwa. Umugore akinyitaba kandi ko umugabo yagiye gusenga, numva biranshanze nyine. Ndamubaza se noneho umugore akambwira ati n'abandi ntago yari umwe, amahirwe yanjye ni yari umwe, ko yari umwe nari kuvuga natsinzwe pe. Ariko bari benshi kuko hari n'abambazaga bati niko tera umuhamagara yitwaje ngo wisezerano, nta gisezerano n'iki mada. Ati se ko ari wisezerano ari hehe? Tisezerano ni mu mutima sheri. Ubwo nyine nanjye nkashira numva nkihangana. Niko zubakwa. Niko zubakwa narihanganye. Ariko hari igihe hari n'abagore bahita bivumbura kandi ugasanga umugabo baramuroze. Mujye mubanza mujye no kuvuza abagabo. Kuko hari igihe uhita wiruka ukahukana kandi ugasanga wahukanya umugabo wataruka ari umwana mubi. Atari n'Imana, ari igihe Imana imuguharika akakubwira ngo mwana wanjye nguhaye umugabo ariko uzagira ubwenge. Umugore yarambwiye donc najya kubona nkabona nyine ndinginze sheri garuka byabacanze akagaruka. Yagaruka rero nkakora ibishoboka byose. Serine nta mafaranga
ntago nabikaga kuri konti ngo nsevinge nk'abandi umugabo yongera ncike nkakora ibishoboka byose ifi ejo inyama kugira ngo byibuze ndeko yicara hamwe akunda kurya neza sheri wanjye nunabibona nkateka nkavana ibyibuze ubwo akunda kurya neza tuzubaka yarangiza noneho nyine urumva ko nta sevingaga nk'abandi ngo nanjye ndi gufata umugabo ngo atazancika umugore akambwira ati tuza bebe muzabana ukwezi ntago muzabana umwaka byarangiraga ariko wa mwaka wageze yaciyeho yo akongera kugenda nanjye nkamubwira sheri ko twasenze nyine nkamubwira ntiduhure nyine ubwo urumva hari igihe ukumbura umugabo wawe akavuga ati mana yanjye nta handi wajya mva nta kwisayidira ni icyaha urumva nk'umuntu ukijijwe akavuga ati sheri basi duhure yabona ko nta na gitanu kandi yishakira akantu n'iki tugahura nkamwinginga sheri ko twasezeranye ko twasenze ko twavuganye n'Imana wambaye tukajya kubaka ubwo nagira ngo byibuze ibyo byose iwacu ntabwo babaga babizi keretse bamwe mu nshuti zanjye muri barumuna banjye nibo nabaga nabituritse nyine nkabibabwira byageze igihe umugabo nyine tukajyana tukaryama iryo joro ukajya kumva saa 10:11 cyagiye uba wumva ubiri bumeze neza unamukumbuye ndagiye ati sheri kambyuke ndagiye kumba umugore arahamagaye wa mugore mukeba arahamagaye baya bavuga ngo umugore yakubise kungutiye umugabo uhita umubura ahita caho yaciyeho rero ubwo nahitaga mwinginga sheri babarira ubundi si wambwiye ko ari njye wisezerano n'iki yego mana yanjye bihangana abagore bari muri ibyo bihenda bakomeje kubera nta mutima bafite pe icyo gihe uburira gusa nta kindi kintu kandi urira umwana w'umuntu umugani uretse Imana yonyine igukomeza wakwiyahura benshi baraniyahura njya mbabona bajye bakomera nyine baba abagore babe n'abagabo byose kimwe bamere nka Serine nawe yaragiye uburamuretse oya yaragiye ndakomeza ndafata nta mwaka washize tuvuga ngo dutoboye umwaka tubana ntawe ngo dutobora umwaka tubana hari n'abandi najyaga kumva nkumva hari n'abo nakomezaga rwose yabeshye bo sinzi nimba nabita bakeba bakambwira ati utambeshya afite umugore ndahari urumva ni ndahari rwose akambwira ati umuntu tumarana icyumweru muri lodge tumaranye umwaka uko mukeneye ndamubona afite umugore ndavuga nti ndahari mwereka amafoto y'ubukwe abyemera gutyo arambwira ati ninage mu muhanda kandi yari umwana muto wowe yari muto pe ndavuga ni sheri wanjye genda wikarume nanjye narikarume iyo yamenyaga gusa ko twamenyanye yetaga gusiba no mu bwonko ntategeza no kumenya agashaka undi nanjye nkagira ngo byibuze ubwo avuye kuri uyu birarangiye kumba ahubwo ahise ashaka yongeraho abandi babiri yari agisenga agihanura noneho nagira agahinda nkamubwira ntibyibuze nkavuga ntikamujyana ahantu batamuzi namba nyine urumva nimba twarabaga nko ku gisozi musamuduha tukaba twimukiye ku gisozi numvaga nta muntu umuzaho icyumba namenyaga bwa mbere nkamujyanaho nkamubwira ntabyo guhaguruka ngo uvuge ngo ndi bishop ntabyo guhaguruka ngo uvuge ngo ndinde uvuge ngo nitwa gutya na gutya birangire ubwo nanjye mu mutima wanjye navuga mana basi waretse bakamwaturiza hano byose akihana niko umutima wanjye wambwiraga twagerayo bahimbaza bati hano hantu harimo umukozi w'Imana ati haguruka dusenge niko Imana imbwiye agahaguruka akanabwiriza rwose bigakomera bakaganura mwese kagenda yabahanuriye kandi mbizi neza ko yaraye ku ndaya icyifuzo cyanjye kikaba kiburijwe hari igihe Imana ibyemera bikaba nyine Imana irabyemera bikaba mugakomera ihagarara ku bitugu by'abapfapfa hagakizwa benshi cyane Imana ubwo wasanga yari icyapa kiyoborera abagenzi bakigendera ariko cyo kigasigara nako se ko babikora bizi buriya ariko ngo noneho twageragayo akigisha ko Imana ari inyembabazi akabyigisha akanyurira mugani
urumva akambwira ko Imana atari nk'umuntu w'abantu bose, akabibabwira bose bari aho muri icyo cyumba ko Yesu ababarira nta cyaha Imana itababarira ntacyo. Ubwo nyine uwo munsi nkataha nimyeje imoso numiwe. Gusa urumva wafashwa wowe ntabwo ufashwa uhora muri ego mana yanjye. Byarimba nawe akaguhanurira kandi. Ariko Imana ntibura akajambo kamwe igutera ugataha wakomeye. Rero urumva nimba Imana ikubwira ati nzakubakira, wahita kuvuga ati Imana izamuhindura, ukagenda uri kuri rya sezerano. Ufite ubuhamya ibyo ari byose. Ubu se wararekuye cyangwa uracyagenda uzenguruka ureba ko azahinduka? Antaye kwa kundi mbivamo mbivuyemo mfata umwanzuro. Ntago byoroshye gufata umwanzuro ariko narawufashe. Byarakunze? Byarakunze. Cyangwa uracyarwana nabyo mu mutima? Byarakunze. Abantu benshi bazi story yanjye. Yaradutaye muri covid, ariko bya bindi nakubwiye ngo Imana yambwiye ngo ngiye guhura n'ubunyeriza bari kumwe nanjye. Imana yabanye nanjye kuko muri covid yabyaje umwana, uwo mugore we nimba ari n'umugore we araduta. Covid igitangira nta no gusohoka, we yarasohotse da, yagezeyo ahubwo akaba ari we nyine nkajya numva amakuru ngo umugabo we ko avuye kugura poivro, umugabo we musigaye mubahe kuko aho hantu yaragiye harimo abantu banzi nyine. Ati umugabo warahise aguza agashu, aguza utuboga, kujya kwita kuri wa mugore nyine. Ndavuga ngo ubwo nanuko. Ese niki wishinjaga? Burya noneho hari igihe namwe mwanga gutanga keya. Abagabo baritegereje kugiye kumbwira. Abashuti be benshi nabwiraga ni wambabariye, ukamubwira basi akambabarira, akambwira ikintu kimwe n'ahantu bipfira. Umugabo ngo ngumva umuntu wakubiswe. Abagore mwihanga, abagore bihangane bari muri iyo situation. Umugabo aho kugira ngo azarwubake ahubwo azagugutereta, ahubwo ati buriya ntago mubiri bigenda neza. Ati nako yambwiye kandi ati ndashaka kumupimira nkumva apima iki sobwa. Abagabo bagenzi be abashuti be nyine bakaza kugira ngo biyumvire nabo ubwabo. Niko yari yarababwiye. Oya. Donc ukavuga ngo watwunse ukambariza umugabo wanjye ikintu kimwe basi ntujuje kimwe nta kikosora. Umugabo nyine urumva iyo byageze gutyo. Abagore rero hari igihe tuvuga n'ibitari ngombwa. Ubwo urumva umugabo araje, hari n'abazaga nyine bashaka kumuca inyuma, kandi bitwa ngo ni inshuti ye, akabaza aho ari kubwiriza, nawe avuye kubwiriza akumva ko ari butahe kwande, nengeye kumuvuga izina ko ari butahe kwa Serine. Noneho nyine akumva ko icyo umugabo wamuziza, akaza nyine. Ariko kubera ko nari ndi ku isezerano ry'Imana, nakomeje kubaha Imana. Ntabwo ibyo byatumye nteshuka rwose. Barahari ako namwe mwamusebeje barokore ngo avuye kubwiriza. Nyine avuye kubwiriza nese yabaga avuye mu rusengero yiriwemo mu masengesho, akaza kugutereta, akaza kuntereta, cyangwa abagaje buryo bwo kugusana imitima. Kunsana umutima, akanumva icyo mushuti we yabuze, akumva nyine aho bipfira. Wasanga nyine byaranze hariya. Nawe se warabafunguraga cyangwa wabaye nka ntuza? Bajye birekura da, bajye birekura ntibabure byose. Ubwo nyine ko biri kose naburaga nikosa nimwe we anshinja. Ariko urumva ko wenda benshi bakekaga ko ari uko mu buriri bitagenda neza. Aravuga ati nka kira kigore rero Imana yagirampisha, bakavuga ati mbega biriya bigore nubwo kubibona kuriya naburi nta kigenda. Nta kigenda hariya. Ubwo nyine bakumva ko nimba yagiye ku kagore gatoya ubwo bagiye kwisayidira nyine kamuryohanye. None se ubu bimeze bite? Duhamagara umugabo ugiye kuza kuguhoza amarira cyangwa uracyari mu bikomere? Ibikomere wa gatatu none ashobora kuzaza none hari imbura. Imana izamureke. Ariko wa gatatu mufiteho amakuru nta kibazo. Umufiteho amakuru? Ntago nkiri umwana, ntago yaraje none harahari. Oya ntawe ariko ntago nkiri umwana wo gutereteshwa ubusa. Mva mwabagabo mwe mwabuze abagore. Uyu mugore yakubaka, yanyuze mu bikomeye, yarakomeye, azi kwihangana.
kwihangana bitera kunesha. Ikiri gice ndashaka ko ubuhamya bwawe ni burebure ariko ndi gushaka ko tubafata mu bice kugira ngo ntera abantu amatsiko. Ngiye guhita mbufungira hano. Bufunge. Abantu bagira amatsiko yo kunsaba igice cya kabiri muri comment. Nimba mudakeneye igice cya kabiri cyo noneho ni umuriro. Kiri nk'ibintu by'amagorane n'ibiki. Ubwo reka mbatera amatsiko. Warakoze kwihangana, warakoze gukomera kuri Yesu, warakomeze no kubinyangamugayo. Imana ikomeze kurinde kandi guhishe kandi zaza n'umuntu wanyawe mu gihe cyanya cyo. Bye bye.